Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi mbifuriza weekend nziza. Reka dukomeze dusoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu munsi turatangira ku bice 5 tugeze ku bice 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Mbonana yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanishije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya ba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya n'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose yo mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi, kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe ibyiyicaye kuri ya ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima 4 birikiriza biti, amena. Babakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose. Ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 bivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 2, numva ikizima cya 2 kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo 1, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo 1, naho amavuta ya vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 rivuga riti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibiboko byo mu isi.
umwana w'intama amenya ikimenyetso cya gatanu, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi, uhorere amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya gatandatu, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo mu misozi, babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Ibice 7. Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa mu giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Rubeni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Gadi ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Asheri ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Nafutali ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Manase ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Simeyoni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Lewi ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Isakari ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Ezebuluni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Yosefu ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Benyamini ni inzovu n'ibihumbi 2. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati, amena. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amena. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo
ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Igice cya 8. Ikimenyetso cya 7 cy'imenwa. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 7, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Abamarayika 7 bavuza impanda ndwi. Mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko ba bamarayika 7 bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda. Hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Nuko marayika wa kabiri avuza impanda. Ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Marayika wa gatatu avuza impanda. Inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa, yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka pusinto, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Marayika wa 4 avuza impanda. 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo cyijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo nijoro. Nuko ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, ni ishyano, ni ishyano, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika 3 zigiye kuvuzwa. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Mugire weekend nziza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.